nongeye kubaha ikaze muri sport update z'uyu munsi, nkomeza kandi kubashimira ku rukundo mbona kungaragariza uko bwije n'uko bukeye. Ni by'agaciro cyane. Sport update z'uyu munsi turazera mu kipe ya Rayon Sport avuga mu makuru menshi agiye atandukanye cyane. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport itangiye imyitozo, abayobozi, abatoza ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye bakubiswe n'inkuba. Basanze umuzamu bari baraguze ari we umunyamari CUATE watanzwe ko ka miliyoni 10, aho basanzwe ari umuzamu w'ipfube cyane, dore ko bavuga ko ari umuzamu washoka baratubuye aho nyuma y'imyitozo ibiri yonyine no muzamu yagaragaje imvune idasanzwe. Ariko abayobozi ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye bavuze ko nubwo yaba afite imvune ivanze n'ubuswa budasanzwe cyane, siporo batangiye gushaka ubundi buryo yamusimbuza, dore ko bitekereza ko yasimbuza umuzamu ari we ni kuri yo pasi. Akaba ari umuzamu ugomba gusimbura n'umuzamu CUATE wamaze guhombera ikipe ya Rayon Sport, dore ko bivuga ko n'umuzamu CUATE agomba gusezererwa ariko agahabwa imerekeza ya miliyoni 10 ndetse n'imishahara y'amezi 2, dore ko byo bimwe bari barasizanye muri kontra n'ikipe ya Rayon Sport. Tubita ku ikipe ya Rayon Sport mu minsi mike cyane umwe cyangwa ibiri yatangaza umukinnyi abaye aba ari umurundi usanzwe ukina mu kibuga mo hagati, dore ko abafana ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bavuga ko n'umukinnyi bagomba kuzamwigurira binyuze mu kanyenyeri kakaba kageze kure kenda gusoza. Dukomeje n'amakuru menshi agiye atandukanye cyane. Muramutse cyane umunyamakuru ndetse umusesenguzi ukomeye cyane mu Rwanda umusozi igihumbi ari we RIGANI Rugaju, kamaje ko umutoza wungirije mu ikipe ya Gorilla FC. No munyamakuru akaba asaba bafite isase ya CAF, akaba yasanzwe akora ikinyamakuru cy'igihugu ari cyo RB. Akaba yinjiye mu kingano cyashyize ubutoza, aho agiye kuzitangirira mu ikipe ya Gorilla FC. Ngayo ngo byinshi byavuga muri sport n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nyamwana muri kumwe yari izaye nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana, kandi nkomeza kubutsoga na subscribe kugira tujye dukomeza kuvana mu biganiro byinshi biri imbere.